ariko ubu barashikamye, hari generations zabyirutse nkuko namwe mwabyirutse, nazo noneho ziri mu position yo kuvuga ngo ubu ngubu tumaze kwiorganiza muri Mozambique, nitwe dufite ekonomi yose, muri Zambia nitwe dufite ekonomi yose, amashuri turiga turatsinda. Nigeze kubona ikinyamateka cyo muri Lesotho bavuga batangaza ibizamini bya leta uko byasohotse muri uwo mwaka, uko amashuri yatsinze n'abatsinze. Nahereye ku mwana wa mbere, Nshimira Imana, Twagira Imana, Twagira Umukiza, ndende kugeza ku bana bageze 20. Ubwo mpita ngira gute, mpita mbyumva kubera ko natwe turi muri Uganda, at least gende ndi muri primaire ya 7 cyangwa ajya kujya muri secondaire, bamanika abanyeshuri batsinze guhera ku wa mbere kugera ku 100 bari abanyarwanda gusa. None nabo nyuma y'imyaka 20 baramanika abana batsinze ugasanga nibo gusa. Ibyo ntacyo byakabaye bitwaye yiba bari abana bazima batekereza neza, ariko ikibazo nuko imitekerereze yabo ari ababyeyi babo, ari yo gusenya igihugu. So ubwo urumva ni generations zigiye kugira gute guhangana. Hari mwebwe mwarokotse mufite igihugu, hari n'abandi nabo bamaze kwistabiliza, nabo bavuga bati ubu dufite imbaraga za ekonomi. Nk'ubu muri Malawi nibo ba control economy, ubucuruzi ubuhinzi. Mozambique nibo ba control economy, ubucuruzi ubuhinzi. Malawi nibo ba control economy. South Africa nibo ba control economy. N'ahandi na hose ni Burayi usanga bagenda bigroupinga mu rubyiruko rwabo. Nubwo igihugu nacyo kimobiliza ugasanga bamwe bacitse mu bice gutyo, ariko no kuvuga ko hari generation yindi izahangana namwe ku kibazo cy'ingenga bitekerezo. Bo babyumva ko ari wo murongo bagomba gukomeza, namwe mwumva ko uwo murongo hano mu Rwanda udakwiye guhabwa umwanya. Icyo kintu kuzagisenya muri context y'u Rwanda ni ikintu kigoranye cyane, kubera ko amateka y'u Rwanda niko ameze. Amateka y'u Rwanda niko ameze kuva genocide ideology yabibwa mu Rwanda ikanakorwa kugira ngo izaranduke burundu. Ni ibintu babigoye cyane. So nyuma 1994 rero murabyumva ko abantu bagiye bagasa n'abanyanyagiye, okay, bakagerageza ibitero byose usanga bifite similarities. Uko muri 1995 na 6 bisuganyije bava za Kongo bakinjira bagatera mu majyaruguru, ni kimwe nk'uko na 59 61 na 2 na 3 inkezi zisuganyije nazo zikagira gute zigatera, ariko nyuma zikagira gute zigatsindwa zikaguma zigasubirayo. N'abandi naho mwarabibonye ko 9 na 5 na 6 na 7 bone ko bari benshi cyane, barateye baratsindwa bagira gute basubirayo. Mu gusubirayo igihugu kirihuta cyane, ibi byose mubona bimaze kubakwa byiyubatse bamaze gusubirayo. Ariko gusubirayo ushobora kwibeshya ngo intambara bayivuyeho. No, ntabwo ariko bimeze. Basubiye kubera ko baneshejwe. Iki gihe cyose rero bari muri reorganization, bafite amaraso mashya, bafite imitekerereze yindi, bafite imikorere yindi, iyi technology mufiteho access nabo bayifiteho access, murarwanira ku rubuga rumwe. Ndetse hari n'abari hano, abo baba hano ubona bintagondwa, ajya mu prison mu gitondo akavayo
yava yakaza ari wa wundi, nubwo wamusubiza yakaza ari wa wundi, bafite abantu babo, ariko twebwe dufite igihugu, dufite means. Hari igihe bibeshya bakavuga bati mwamaze imyaka 30, natwe harabura hune kugira ngo 30 igere. Ni nkaho ari ariko ntabwo ari formula ushyiramo gutya ngo bikunde, ntabwo ari byo. 30 icyo bayikoreshaga n'icyo tuyikoresha ntabwo bihuye, biratandukanye. Twe ntabwo tumaze 30 twubaka ingenga bitekerezo nk'iyo bubakaga. Tumaze 30 twubaka igihugu, twubaka abantu. So we are better placed. Ariko birasaba imyumvire, birasaba consciousness. Kandi ntabwo bivuga ngo birasaba imyumvire ngo kubera ko turi abarokotse gusa. No, ntabwo ari kuvuga ngo ni abarokotse gusa. Abarokotse umwihariko wanyu cyangwa abarokotse bure n'abahagaritse jenoside turi muri kategori imwe, turi vulnerable kimwe. Niyo mpamvu ubona nk'uyu munsi cyangwa se no mu bihe byose bitandukanye, kandi namwe mwarabitangiye, mwarabikoze, ubona urugamba rwo kubaka igihugu ntawe RDF irusiganye. Ari ukwitanga no gutanga. Uritanga ukanatanga. Gutanga ntabwo ari ubwoba, ntabwo ari ubugwari, nta nubwo ari ubupfu, nta nubwo ari uburangare. Ndavuga gutanga niho kuvuga ngo ufite igihugu, uri RDF, ufite imbaraga, ntunabuze n'abasirikare muhuje gusa bo kuba babarwanira, ariko kuzanamo n'abandi, ukazanamo igihugu cyose, ukareba igihugu aho kwireba, aho kureba mu ndorerwamo yo kwireba, kuba magnanimous, kugira umutima waguye. Namwe yaba JRG yaba ARG, ibyo byose murabikora kandi mwarabikoze. Kuvuga ngo mwebwe responsibility mufite ku gihugu iraruta responsibility yuri ushaka kugisenya. Ntabwo mufite responsibility imwe, no. Mwebwe mufite responsibility iruta ushaka kugisenya. Ni mwebwe mufite inyungu mu kubaka igihugu kurusha uriya wundi. So ni ukuvuga ko ni mwebwe mufite icyo gutanga. Perezida ajya bibabwira, ni mwe mufite icyo gutanga kurusha uriya udafite icyo abaha. Ni mwebwe mufite icyo gutanga. Mwatanze imbabazi, yes, ariko noneho no gukorera igihugu. Uriya wundi aho akora kuva hano akagera hano, wewe ubukwiye kuva hano ukagera iriya kandi utiganda. Niko bimeze. Ugize Imana uwo wundi nawe akakujoininga mukagera nayo, byaba byiza kurusha. Twebwe inyungu zacu nuko igihugu cyose cyagendera hamwe, ariko se ninde uzabigira mu ruhare? Uzagira uruhare ku gihugu twese twagendera hamwe kurusha undi ni mwebwe. Kuko buriya uwabonye ikibi akagera habi cyane, niwe ugira umutima wagutse kurusha umuntu w'umutesi uri aho ngaho utazi ikibi n'ikiza.